tega amatwi ngira icyo nkwibariza wowe karimi kacari mbese kuki utajya uhuga ugahora urungeza ukabona ibitabonwa ukagera n'ahatagerwa tega amatwi nkomeze nkwibarize wowe karimi kacari ujya karimi kawe gahora iteka karegetse utajya ubura ibyo uvuga utajya ubura ubusebya hari ukuntu uburyo ujya untangaza iyo ubonwa n'umutwaro utikoreye ukamenya amakosa y'abandi gusa ukumva ko nta wundi wajya mbere wabona ibyiza by'abandi ukanenywa intego yawe ikaba iyo kubisenya aha wabona iby'abandi ukashyikinwa intego yawe ikaba iyo gusenya iby'abandi wubatse gusa ukabura aho utifuza ko hagira umuntu utera imbere ukabura aho wifuza ko abantu bose bahora mu kaga bagahora mu byago bakaja muri gereza bakaboreramo bakagwamo ukaba wifuza ko abantu bose barenzweho itaka karimi kashyari wirirwa ubeshyabeshya uhimba ya ngayo nguko burya abahanzi akenshi imana bakoreramo kuko hari ibyo bavuga abantu bakagira ngo ni imikino ariko akenshi burya baba barabibonye turabasuhuje abakunzi ba Bonheur TV aho muherereye hose tubifuriza n'ibihe byiza turabya tuti mukomere cyane mukomere kandi mukomeze ku ntego Felicien ndagusuhuje Bwana Bonheur nanjye ndagushubuje nkasuhuza abakunzi ba Bonheur bose TV nkasuhuza abanyarwanda bose muri rusange bakurikira iki kiganiro none ahangaha n'abazagikurikira nkasuhuza abanyarwanda bari mu kaga kabugarije batewe n'ingoma y'igisuti ya FPR inkotanyi cyane cyane nongera kwifatanya n'ababyeyi bari mu marira bari mu miborogo bitewe n'uko abana babo bagwa mu ntambara zidasobanutse mu ntambara zidafite gahunda abana babo barimo ababyeyi barimo gusiga imfubyi n'abapfakazi kubera intambara ziri mu nyungu z'agatsiko inyungu z'abantu bakeya zitari inyungu z'igihugu n'inyungu z'abanyarwanda ibyo rero ku ruhande rwacu ni ibintu bituraje inshinga ni ibintu bitubabaje Bwana Bonheur ndizera neza ko turi buze kugira ikiganiro cyiza kandi kizanyura abanyarwanda uyu munsi n'ejo bundi n'imyaka myinshi izaza abantu bazakomeza kubikurikira ibyo tubagezaho bakazirobanuriramo ibyo bashaka kumva murakoze urakoze Felicien ndagushimiye kuba ukomeje kuduha aka kanya kugira ngo tuganire ndagushimiye kandi ntekereza ko wa mugani ikiganiro cyacu kiraba cyiza reka nkuko dutangije indirimbo y'impara ibivuga neza iti karimi kashyari abantu rwose batifuriza abandi amahoro abantu batifuriza abandi ko barama cyangwa se baramuka abo bantu rwose ubwo twabashyira imbere y'Imana gusa ntabwo twabivugaho ariko reka nisuhurize abari kugera ku murongo kano kanya mwese turabasuhuje rero tubabwira tuti mukomere kandi mugire ibihe byiza reka rero ko tuje kuganira muri aka kanya Felicien gerageza urebe ndabona ifoto yawe sinzi uko yahinduye position ndakumva Bonheur ni umuntu uri kumuhamagarira ariko ndakumva komeza ikiganiro ubwo nagira ngo niyo foto yitunganye kuko ndabona yitambitse no kuri ku murongo yitambitse ntabwo ari ntuza okay ubwo rero nkuko muri kubireba kuri ku murongo byigwa ku kiganiro tugiye gukora turashaka kuvuga ku byerekeranye n'urubanza rwa Dr Eugene RWAMUCYO. Abantu bashobora kwibaza bati kuki urubanza rwa Dr Eugene RWAMUCYO abantu barutindaho cyane ni ukubera iki?
Turavuga kandi ku byerekeranye no ku bya FDLR. Turavuga FDLR kubera iki? Turavuga FDLR kubera ko nta misi ishize basohoye inyandiko. Ubwo nabyo turagira icyo tubivugaho, kandi ntabwo ari ubwa mbere kuri Bonheur TV twaba tubivuze. Ndatekereza ko dusanzwe tubiganiraho, tubivuze inshuro zirenga zingahe, nyinshi cyane. Ariko reka Felicien rero dutangira kino kiganiro ku kijyanye n'urubanza rwa Dr Eugene Rwamucyo. Twakomeje kubivugaho, tuvuga amanyanga menshi ari gukorwa, aho wari uhagaze yari ameze neza, ariko amanyanga menshi cyane yagiye akorwa, ndetse kuva bamuhimbahimbira ibimenyetso bagenda bahimbahimba, twagiye tubivuga, hari ibyo twagiye tuvuga. Uyu munsi rero wabaye karundura, wabaye nk'aho ari karundura, kuko ikigaragara ni uko bavuga ko bari guca imanza, bo basa naho bafashe umwanzuro, ariko hari umwanzuro w'abantu, hari n'umwanzuro w'Imana. Byose birashoboka, kuko buriya hari n'igihe abantu bashobora guteganya ibyabo, Imana ifite umugambi wayo ubwayo. Felicien rero sinzi niba warakurikiye ibyerekeranye n'amanyanga y'uru rubanza rwa Rwamucyo, aho bamuhimbahimbira ibimenyetso, abantu bakava mu Rwanda baje gupfundikanya, kuremekanya. Sinzi niba warabashe kubikurikira. Bwana Bonheur narabikurikiye, ntabwo ari ubwa mbere nkurikira ibintu nk'ibi ngibi by'amanyanga, cyane cyane akorwa na leta ya Kigali, ndetse n'abantu bamwe bampemuke ndamuke baba bashyize imbere kugira ngo bajye kuvuga ibintu batahagazeho, ibintu batigeze babona n'amaso yabo. Ariko nkavuga nti ibi bintu burya nta kintu na kimwe kitagira iherezo. Iba ari cyo kintu FPR yashyize imbere cyo kurenganya abanyarwanda, ari cyo kintu yashyize imbere cyo guhungeta abanyarwanda nk'uko babyivugira, ari cyo kintu bashyize imbere cyo kugira ngo iterabwoba rigere ku banyarwanda nk'uko babyivugira ku giti cyabo, burya ibintu biratinda bikageraho bikagira iherezo. Rero kuri Bwana Eugene Rwamucyo, ni umunyarwanda wabaye mu gihugu cy'u Rwanda, wize mu bihugu byo hanze, ariko nyine burya FPR cyane cyane itinya abantu b'abanyabwenge, cyane cyane bafite ikintu bayiziho kuri aya manyanga. Ibyo rero burya mu Kinyarwanda baravuga ngo nutakwambuye aragukereza, akaba ari cyo kintu bashyize imbere, ko bagomba gukereza abanyarwanda muri gahunda zabo, bagomba kuburabuza abanyarwanda. Iri ni iterabwoba bashyira ku banyarwanda n'undi uwo ari we wese washaka kuvugisha ukuri. Kandi burya mu buzima burya ikintu cyubaka ni ukuri. Umuntu naza akakubindikiranya kubera igitugu, cyangwa akakubindikirana kubera intege runaka afite, ntabwo bivuze ko n'ubundi ukuri kurangira. Ibyo yagukorera kose ntabwo bivuze ko bizakuraho ukuri. Akaba ariyo mpamvu mvuga nti aba bantu bagenda bakihananga bakajya hariya, bakajya gushinja umuntu ibintu batazi, bakajya gushinja umuntu ibintu bitigeze bibaho. Aba bantu ni ikinyoma cyambaye ubusa, ariko amaherezo nabo bazakorwa n'isoni, kubera ko burya iyo abantu benshi turi abakristu, iyo ugiye hari ukajya kubeshya ibintu utahagazeho, ukajya gushinja umuntu ibimenyoma ugira ngo umugerekeho urusyo, iki kintu ni ikintu kitazarangira, Bwana Bonheur. Ariko twe twizeye neza ko, nkuko njya nkunda kubivuga, nyuma y'iyi leta y'igisuti ya FPR hazaboneka abandi bantu bazayobora u Rwanda rugatuza, u Rwanda rukagira amahoro, u Rwanda rukabanisha abana b'u Rwanda bose muri rusange biciye mu nzira y'ukuri. Ariko umuntu uzategereza ko hari ikintu FPR na kimwe izigera iduha kizima kizatugirira akamaro, uwo muntu aribeshya. Icyo FPR yazaniye abanyarwanda ni akaga, ni urupfu, ni buri kimwe cyose. N'aba bakoresha ikiba kikurikiyeho nyuma yabyo, iyo bamaze kurangiza akazi, nge nabagereranya nk'uko murabizi ibi bintu bita za papier hygienique, aho bazishyira murahazi. Iyo umuntu amaze kubikoresha aho bijya murahazi, iyo niyo FPR abangaba ikoresha, niko izabagenza. Ibyo nge ndabivuga nkabisubiraho, kandi n'abatangiranye nayo uko byagiye bibagendekera murabizi, Bwana Bonheur. Nta mutoni kuri FPR. Iba wariyegereje FPR akaba ari inshuti yawe, wikwirirwa ushaka abandi banzi, ujya gushaka ba Rwamucyo, ushaka n'abandi, kubera ko abanzi ubu bafite bahagije. Ndumva aricyo nabivugaho. Ariko biteye isoni n'agahinda kumva mu ruhando mpuzamahanga bazajya babona umunyarwanda, buri munyarwanda wese bakazatekereza ko ari umunyakinyoma, buri munyarwanda wese. Ibi bintu ni gikomeye cyane, ariko kizagira iherezo, Bwana Bonheur.
urakoze cyane bwana Felician. Abantu benshi bakunda kwibaza bakavuga ati ariko ni ukubera iki aba bantu bafata urubanza rwa Eugene Rwamucyo, rwa Dogiteri Eugene Rwamucyo, bakaruhuza, bagashaka kuruhuza buri gihe na Paul Kagame. Ibyo bintu babiterwa n'iki? Icyo ni ikibazo abantu bashobora kwibaza, ariko mu by'ukuri wakibaza wareka, impamvu zirahari kandi zirumvikana. Uti kubera iki? Kubera ko izi manza ziragaragaramo nako zatanze ibirego byagiye bitangwa na ba bakozi ba Paul Kagame. Ndashaka kuvuga ba Gauthier na Mukarumongi, yajyanye Mukarumongi Dafroze. Abo ngabo nibo bantu bakomeje gutanga ibirego barega birukanka ku banyarwanda bose babahungeta aho bari hose, bavuga ko bazabahiga kugeza ku munota wa nyuma. Uyu ejo bundi Gauthier rero ubwe yivugiye ko iyo Eugene Rwamucyo ataza kuvuga izina rye igihe yari muri Parlement, ngo ko n'ibi biriho uyu munsi bitagombye kuba biriho. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko ntabwo kuba Rwamucyo yaravuze ko Gauthier akorana na FPR ni kimwe mu bintu byatumye Rwamucyo ari gukurikirana. Bivuga iki? Bivuga ko mu by'ukuri ntabwo Eugene akurikiranwa kubera ko hari icyaha yakoze. Noneho amakuru atubwira ko uyu munsi umushinjacyaha mukuru ubwe yavuze ko mu bintu bijyanye no kuba Eugene yaba yaragize uruhare mu kwica abantu, ngo ibyo ngibyo rwose nta cyaha na kimwe kimuhama. Birumvikana, abashinjacyaha nyine ni abashinja b'inyoma, namwe murabizi. Ntabwo babura ibindi bamushinja, ariko ikigaragara ni uko ku bijyanye no kuba Dr Eugene Rwamucyo yaragize uruhare mu kwicana, bavuze ko icyo cyaha rwose kitamuhama. Gusa nyine icyo bashaka kurebekanya ni ukuvuga ngo ni umuntu w'umunyabwenge, ni umuntu wari umukozi, ni umuhanga, ni iki, ngo bityo nta kuntu yaba ataragize uruhare nka bya bindi nyine basanzwe baremekanya. Ariko noneho icyo nari ngezeho ni ukuvuga ngo kubera iki tukomeza kuvuga ko ari ubutegetsi bwa Kigali ibi bintu bikora. Dore iyi foto muri kureba ahangaha, abanyarwandakazi, iyi foto ni iya Dafroza Mukarumongi n'umugabo we Gauthier. Murabona ko Paul Kagame bamushize hagati. Iyi foto muri kureba ikurikiraho, murabona ko Paul Kagame amaze kwambika Mukarumongi umudari, ari no kuwambika Gauthier. Murabona nyine ko bari mu madisikuru bavuga nyine bishimira imidari bamaze kubona. Urabona ko bari gufata amafoto y'urwibutso. None wowe Felician, ibi bintu iyo ubyitegereje ubona uyu mubano w'aba bantu wo kugira ngo Gauthier utarakoze baye umukozi, utari umukozi w'u Rwanda, utari iki, sinzi icyo yaba yarakoze, sinzi niba nawe yararokoye abantu, sinzi niba ari ku rugamba. Iyi midari bamuhaye wowe ubwawe ubibona ute Felician? Ndagushimiye bwana Boneri kuyimuha. Ibibazo twagiye duhura nabyo nk'abanyarwanda, nta munyarwanda n'umwe ushobora kwirengagiza ko bampatse ibihugu, cyane cyane aba bazungu babigizemo uruhare. Impamvu mbivuga gutyo, gushira kw'abirabura nta kintu bibabwiye, ariko icyo birengagiza ni uko bagombye kubona ko nubwo tudafite uruhu rusa kimwe, ariko inyama yacu ni imwe, amaraso yacu ni amwe. Nabo ibyo bakora barabizi neza ko baturenganya bitewe n'uruhu rwabo. Muzabanze mwitegereze abantu bazi ibintu byerekeranye n'amarange. Amarange agira ubwoko butandukanye, ariko iba inzu wayisize irange ry'umweru undi akayisiga iry'umukara, ntabwo bivuga ko ya nzu y'amatafari yari ari kuri ya nzu yose atari amwe.
rero icyo navuga uhereye kuva muri 90 kaga kaziye abanyarwanda, hari abantu cyane cyane bari mu miryango mpuzamahanga b'abazungu, nta kintu na kimwe bigeze bakora kugira ngo batabare umunyarwanda. Abanyarwanda bapfiriye za Byumba, bapfira hirya no hino bicwa na FPR inkotanyi, nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Muri 94 hajya kubw'ubwicanyi budasanzwe mu Rwanda, hari imiryango mpuzamahanga, hari za ONU, hari abasirikare ba ONU, hari n'indi miryango ihagarariye, nta kintu na kimwe bigeze bakora kugira ngo bafashe abanyarwanda be guhura n'akaga twahuye nako, bwana Bonheur. Uyu munsi ibintu byabereye muri Kongo ari nabyo leta y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame n'agatsiko ke bambutse bakajya kurasagura impunzi zari ziri mu mashyamba ya Kongo bataretse n'abakongomani. Iyo miryango mpuzamahanga nta kintu, ibyo byaha bikomeye cyane bigeze babikoraho ngo bahane n'abantu babigize. Ndongera kwibutsa abazakurikira kino kiganiro, leta iyo ari yo yose nta burenganzira n'imwe ifite bwo gutera ikindi gihugu ngo nuko hari impunzi zarahungiye muri icyo gihugu. Izo mpunzi zahungiye muri icyo gihugu hari inzira byagombye gucamo, inzira y'imishyikirano, biciye mu nzira mu bakozi bo muri Loni cyangwa imiryango mpuzamahanga, bagashobora gusansibiriza abo bantu, bakabumvisha ko icyo bahungaga nta kiriho, abo bantu bagatahuka. Leta y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame na FPR nta burenganzira bafite bwo gukurikirana abantu ngo barashaka kubasubiza mu Rwanda ku ngufu. Kubasubiza mu Rwanda ku ngufu ntabwo ari ukuvuga ko babagiriye impuhwe ngo nibatahe be guhura n'ibibazo, ahubwo nk'uko yabyivugiye ati ntabwo twashoboye gukora ibihagije, twari kubamarira mu mujinya bakajyana n'abaducitse nuko tutakoze ibihagije. Tugarutse kuri iby'iyi midari rero, Perezida Paul Kagame areba ahantu abanyarwanda bose niwe yafata iby'abanyarwanda akabiha abamatsi ibihugu, bakanezererwa, bagatunga, bagatunganirwa, bakagenda bamuvugira mu kinyoma cye, basimbagiza ubwicanyi bwe yakoze, adashaka ko hari umunyarwanda n'umwe sirita urubyiruko bazamenya amanyanga yakorera abanyarwanda n'ubwicanyi yakoze. Ibi bintu agomba kubikora. Ni iby'uyu mugabo we yararebye, bamuha uwo mudamu, aragenda arongora umudamu, aragenda amukoresha ibyo ashaka. Nyine agomba gukora mu nyungu za FPR inkotanyi, nta kindi kintu akora, nta kurazi ku bintu byabaye mu Rwanda, ntiyigeze aba mu Rwanda ngo arabizi. Ibyo arimo gukora arakorera Perezida Paul Kagame n'agatsiko ke, ariko ntabwo bizatinda kugaragara ko bibeshye, kubera ko hashize imyaka 30 yose babeshya. Hari igihe kizagera ikinyoma kigaragara. Icyo batinya umuntu w'umunyabwenge, batinya umuntu ushobora gukuvura, batinya umuntu ushobora kwerekana ukuri. Icyo kintu FPR iragitinya, kandi iragitinya cyane. Ariko ndarangiza mvuga nti, aho kwica gitera iki kibimutera. Iba abanyarwanda bafite ikibazo batewe n'iyi ngoma y'igisuti ya FPR inkotanyi iyobowe na Perezida Paul Kagame, ikintu cyagombye gukorwa n'iki bagombye kwisubiraho, bakareba bakavuga bati mu myaka 30 twarishe, dusanga abantu hanze turabica, abantu turababeshyera, turabafungisha, abantu tubakorera ibyamfura mbi. Eske ikibazo u Rwanda rufite cyarakemutse? Iba batabonye kidakemuka, ahubwo bikajya birushaho kwiyongera, bagombye guhindura umuvuno, bagashaka ikindi kintu bagombye gukoresha kugira ngo abanyarwanda bose tubane. None se uwo Dafroza Gauthier wirirwa ugerekaho abantu ibyaha batakoze kandi nta n'ibimenyetso afite, ejo bundi ko bucya bucyana yandi azagenda ajya kubwira abanyarwanda ngo arabasaba imbabazi kubera ko yababeshye? Ibi bakora ingaruka zabyo bazazibona. Ingaruka zizabiziye. Twe ntabwo tubifuriza ikibi nk'icyo batwifuriza, ntabwo tubifuriza ibibi nk'ibyo bifuriza abana b'u Rwanda, ariko uko byagenda kose abanyarwanda bazababwira, bababwire mu mvugo yumvikana ko babaye abahebu, bahemukiye igihugu cyacu, bahemukiye abanyarwanda, kandi ibyo bakora nabo barabizi, bwana Bonheur. Ariko Eugene RWAMUCYO ndabizi ko ari umwere, kimwe n'abandi bose bagiye barengana, abantu bararenganijwe, ariko Imana yonyine niyo ibizi, niyo izanakemura ifatanyije n'abanyarwanda cyangwa ifashije abanyarwanda kugira ngo ikibazo cy'u Rwanda kizakemuke, kandi abanyarwanda twongere twicare tuganire. Aba bashyize inda imbere gusa, bakumva ko bagomba igifa cyo kiri imbere kurusha ibindi byose, igihe kizagera bakorwe n'isoni, bwana Bonheur. Urakoze cyane. Urabona ko nibutse abadukurikiye ko kuri iyi foto muri kureba ahangaha, ni ifoto yafatiwe mu Rwanda. Urabona ko hari n'amabendera y'igihugu cy'u Rwanda n'irya FPR. Ni mu Rwanda babyanditse, baravuga bati u Rwanda rwahaye umudari wishimwe uyu nyine Dafroza Gauthier n'umugabo we Gauthier. Kubera iki? Abangaba bakaba bahagarariye ishyirahamwe bita CPCR.
kandi iri shyirahamwe rikaba rishinzwe gukurikirana cyangwa se kwirukanka ku bantu bakoze ngo bakekwaho kuba barakoze jenoside bari mu Bufaransa bakabashyikira imbere y'ubutegetsi. Urabona ko uyu mudari barawuhawe nicyo bawuherewe, nta kindi bawuherewe, kwiruka ku bantu niko kazi rero bakora. Ariko noneho ikiza kirimo muri byose ni iki? Ikiza kirimo muri byose ni uko ngo Imana y'ubwayo idasinzira. Uyu munsi dushobora kuvuga tuti ejo Dr. Eugene RWAMUCYO bashobora kumukatira ko nk'uko babyifuza. Ejo nabonye nyine bari bameze amababa bari kwandika ngo babitangaje kuri France, kuri RFI, bavuga ko ngo Eugene RWAMUCYO bamukatiye ngo bamusabiye kuzafungwa imyaka 30. Ibyo ni ibihano umushinjacyaha yasabye, ariko ntabwo bivuga ko ari ibihano bamuciriye, ko ntabwo arasomera. Mu by'ukuri uyu munsi abakurikiye urwo rubanza batubwira ko uyu munsi yabagotiye Dada Foroza ndetse n'abo bantu bashize hamwe bose bari bari kumwe n'abavoka 40 babashakiye bose. Umwavoka wa bwana Dr. Eugene RWAMUCYO ngo yababwije ukuri ku buryo bose bamwaye, hanyuma babura naho barigitira. Ababwiza ukuri ko ibintu byose bazanye ari ibipapirano, ko ari ibihimbano. Anarahindukira anabwira n'abacamanza ati mwabacamanza mwagombye kumenya ukuri, aba bantu barabesha. Abereka ukuntu babesha, abereka ibintu byose, abereka ibimenyetso, ku buryo abantu rwose ngo mbese abantu bakurikiye urubanza bo barivugira bati mu by'ukuri nubwo bamufata bakamufunga azaba agiye nk'umugabo. Abantu bose n'isi yose izi neza yuko ari urushyi bamugeretseho, ari ukumufunga gusa kubera ko bashaka kumufunga, ariko atari kuvuga ko hari icyaha yakoze. Iki kintu rero cyashimishije cyane. Ntabwo ushobora kumva ukuntu Felicien abantu bajya gushaka uyu Gauthier mu rubanza baramubaje, yiyemereye ko amafaranga akoresha ayahabwa na Kagame, ibintu byose n'ibimenyetso byose, ibintu byose abihabwa na Kagame nk'uko yabahaye uyu mudari. Nyine abanyarwanda bumve neza yuko mu by'ukuri ari uburyo bwo kwa kundi guhiga abahutu aho baherereye hose. Umuhutu wize, umuhutu uzi ubwenge wese, bigaragara abadogiteri bamaze gufungwa, bamaze gukurikiranwa, kwirukankwaho, ababujijwe akazi mu Bufaransa ni benshi, ndetse n'abafunzwe n'abaciwe mu Rwanda nabo barahari. Abuzuye mu magereza y'u Rwanda ni benshi cyane. Byo kuvuga ngo rwose mu by'ukuri abantu bitwa ubwoko bw'abahutu babuciye umutwe ku buryo bugaragara, ariko ngo Imana ntabwo irenganya. Felicien rero kuri ibi ngibi n'ibyo wumvise byabereye mu rukiko, sinzi niba hari icyo waba ufite wabwira abadukurikiye. Bwana Boneri, ukuri kuzatsinda kubera cyane cyane iyo dukora ibintu nk'ibi ngibi tuba tugira ngo twongere gukebura urubyiruko FPR yapfunyikiye amazi, nk'uko Kabarebe yabyivugiye ko ngo babafata bakabakora, ngo ni nko gufata telefone ugasibamo ibintu byari birimo byose ukongera ugasetingamo ibintu byawe ushaka bishyashya. Ibi bintu byapfuye rugikubita igihe hajyagaho urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda mu gihugu cya Tanzania Arusha, kubera ko urukiko mpuzamahanga rwavugaga ko ruzacira abantu bose imanza bagize uruhare mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda kuva muri 90 ndetse kugeza kuri uyu munsi, bakurikirana abo bantu bagize ibyaha ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa RPF ariyo bitaga APR barwanaga bateye igihugu muri 90 bafata ubutegetsi muri 94, yaba ku ruhande rwa leta yari iriho ya MRND, kwabo bantu bose bazakurikirana. Ariko ikintu cyaje gutangaza abantu nuko bafashe nyine abo bantu bo kuri kote yatsinzwe ya Habyarimana, yaba ari mu rwego rwa politike, yaba ari mu rwego rwa gisirikare, yaba ari mu rwego rw'abanyabwenge, abo bantu bose bagakurikirana. Uyu munsi barareba bakavuga bati abanyabwenge bose bararangiye, bose barabarangije, bari bariho muri kiriya gihe, reka dukurikirane n'aba bose tubahungete, nk'uko Ntuza yabyivugiye ati tugomba kubakurikira,
aho bahereye, abo tugomba guhungeta tukabahungeta, abo tugomba gutesha umutwe tukawubatesha, ndetse n'ikindi cyose gishoboka twagombye gukora nacyo tukagikora. Ntekereza ko icyo kindi cyose ari ubwicanyi, ari ukuvuga ko bagomba kubatsinda aho baba baherereye. Rero ngewe icyo mbona ni uko ibi bintu bigomba kuzagira iherezo, bikarangira, hakaboneka abanyarwanda bakunda igihugu cyacu cy'u Rwanda, hakaboneka abanyarwanda bakunda abanyarwanda, bakicaza abanyarwanda bakarwanira, bakabwizanya ukuri ku mahano yabaye iwacu mu Rwanda. Naho ibi bya bindi byo kuvuga ngo ntawurega uwaregera, abanyamahanga babyivanzemo. Kandi reka nongere mbabwire, yenda bazakurikira kino kiganiro, niba umuntu yakoraga akazi avuga ko azakorera ibihumbi 30 ku mwaka by'amayero, bakagenda bakamukubita ibihumbi 100 bidafite ahantu bisinye, akazajya gukora amanyanga akoresheje ururimi rwe, urumva nta kintu kizatuma ayo mafaranga batayafata. Ibi bintu rero birimo ruswa iteye ubwoba, ruswa y'amafaranga, ruswa y'igitsina, ya korupsiyo yakizweho na leta ya FPR Inkotanyi, yaba yarayikoresha mu gutanga abakobwa b'u Rwanda, abana b'u Rwanda, kugira ngo bajye gukwirakwiza ikinyoma, yaba mu kuyitanga gukoresha imisoro y'abanyarwanda. Iki kintu nicyo gikora Bwana Bonheur. Ariko nkarangiza mvuga ngo nta kintu kizafasha FPR Inkotanyi. Icyafasha FPR Inkotanyi ni ugucisha makeya, bakareba abana b'u Rwanda bose, bakicara bakaganira, bakavuga abanyarwanda ibibazo bafite, bakanatanga n'ibitekerezo ukuntu byagombye gukemuka, asigaye twese tukibona mu gihugu cyacu, tugakorera igihugu cyacu nk'abanyarwanda. Naho gukomeza gutera iterabwoba, ndareba nkasanga nta hantu bizabageza. Ndangiza aka kantu Bonheur, FPR yateye igihugu muri 90, ivuga ko hari abana b'impunzi benshi babujijwe uburenganzira ku gihugu cyabo. Leta yari iriho ibasaba ko bagombye gushyikirana, bashyiraho hariya muri Arusha muri Tanzania ko ariho hagomba kubera imishyikirano yo kugira ngo basaranganye ubutegetsi. Ariko barenzeho barareba, basanga bitewe n'akaga bateye abanyarwanda, yenda nibajya mu matora batazatorwa ngo bayobore igihugu, bahitamo kuzanira abanyarwanda inzira y'umusaraba kugira ngo byose babyiharire. Uyu munsi rero buri muntu uwo ari we wese uzi kuri ibyo bintu, bashaka kumukorera ibyamfura mbi, bamufunge hariya, bamutesha agaciro, bamushyire hariya, bamwice, bibe birarangiye, bashyize ibimenyetso by'ibintu byakoreye abanyarwanda. Akaba aricyo gikora buri muntu wese uzi ubwenge. Ntago FPR izigera imuha ubuhumekero, cyangwa buri munyarwanda wese ubona ibintu mu buryo butandukanye n'ubwa FPR Inkotanyi. Ariko baribeshya abanyarwanda n'ubundi. Icyatumye batera igihugu muri 90 bakazanira abanyarwanda kugeza kuri uyu munsi, abanyarwanda n'ubundi bazakoresha igishoboka cyose iyi leta y'igisuti iveho. Wowe uyifuriza kubaho kugira ngo izakwicira abawe, wowe yifuriza kubaho kugira ngo izatoteza abawe, izabasenyere, komeza uyifuze, izakwereka. Wowe FPR itarakaranga ibikimushakira ibirungo Bwana Bonheur, na babandi bayishyigikiye, iyo itaragukarangira cyagushakira ibirungo, izakwereka. Kubera ko agatsiko gashaka kubaho konyine, abanyarwanda bose niyo bashira bazagenda bashaka abanyamahanga baze kubatuza mu Rwanda, FPR ikomeze iganze. Ariko nta kintu cyiza na kimwe yifuriza abanyarwanda, nta kintu cyiza na kimwe yifuriza igihugu cy'u Rwanda. Nibarusahurira mu nduru, singaye na babandi bakunda kuvuga ko ari abavantara. Burya umuntu iyo atitaye ku kintu, ntabwo wagirira impuhwe ikintu utitayeho, ntabwo wagirira impuhwe ikintu udafitiye urukundo. Nta rukundo bafitiye abanyarwanda. Icyo bareba mu gihugu cy'u Rwanda ni ugusahura abanyarwanda, ni ugusahura igihugu. Naho ibindi byo kuvuga ko bakunze igihugu ntabwo bagikunda Bwana Bonheur. Ayo ni amagambo yanjye ndayavuze, kandi ndatekereza ko ari ukuri. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Felicien kuri ayo magambo. Reka noneho tugane kuri FDLR nk'uko bayivuga. Muri ino minsi FDLR yanditse ibarwa yandikira Lorenzo, umuhuza w'abahanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ni hagati y'u Rwanda ndetse n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko mu by'ukuri muri iyo barwa ngewe ntabwo ndashaka kuyisubiramo ko abantu benshi bayigiyeho, bayisomye, bayivuzeho. Reka nsuhuze ariko Jeanne d'Arc the Warrior, komera, message zawe ndazibona, uretse mu kanya ubwo ndaza kurebaho. Donc iyo barwa rero, ikintu ngewe nshatse kuvuga ngaha Felicien, ntabwo ari byinshi cyane. Ndatekereza ko kuri iyi shene ngewe nawe twagiye tugirana ibiganiro mu minsi yashize. Hari ubwo navuze ntariko
ni gute abanyapolitike dufite badashobora kwishyira hamwe byibuze ngo bandike ibarwa bandikire n'uriya muhuza ko n'abandi ba M23 nabo ibyo biganiro babijyamo? kubera iki aba banyapolitike bo bafite ubwinyagamburiro badashobora kwandikira Lorenzo ndetse n'abari perezida mu karere ngo babandikire bababwire bati birakwiye kandi birakenewe ko bari abantu ba FDLR nabo bicara ku ntebe bakavuga ibitekerezo byabo, aho kugira ngo bicare igihe cyose bari kubakanira urwo bashaka uko bifuza, aho kugira ngo nabo bagire icyo bavuga nk'aho bafashwe wagira ngo si ibiremwamuntu. Ndumva ibi bintu narabivuze inshuro zirenga 3 mu biganiro bitandukanye, ariko ikintu gishimishije ni kimwe, nubwo wenda navugaga abanyapolitike ntabwo babonetse ngo babikore. Igishimishije ni uko nabo ubwabo babyikoreye. Felicien, ndagira ngo nawe uko wabyumvise n'uko ubibona, ntabwo ari twe dufite ukuri kudahinduka, ariko buri muntu ibyo turi gutanga hano ni ibitekerezo byacu tuba dufite. Ndagira ngo rwose ugire icyo ubwira abanyarwanda bijyanye n'iyi barwa FDLR yandikiye Lorenzo perezida wa Angola, ndetse agaha kopi abaperezida benshi barimo ab'Amerika, Buraya no mu karere k'ibiyaga bigari, bose bafite amakopi. Ijambo ni iryo Felicien. Ndagushimiye bwana Boneri. Urabona ko burya umuntu ushaka amahoro aba ashaka kugira ngo aganire, kandi amahoro abeho agomba gufasha buri muntu bose. Aba bantu ni abana b'u Rwanda, bamaze imyaka 30 yose bari mu mashyamba ya Kongo. Uyu munsi leta y'u Rwanda mu binyamakuru byayo birirwa bavuga ngo leta ya Kongo niganire na M23. Abo banyarwanda niba koko harimo n'abakoze ibyaha, ni abanyarwanda bagombye kugira uburenganzira ku gihugu cy'u Rwanda, bakagenda leta y'u Rwanda igategura ibiganiro, bakaganira bo bazasanga harimo abanyabyaha bagashyikirizwa ubutabera, kuko ubutabera ibabaho mu gihugu cy'u Rwanda. Naho ibingibi birirwa bavuga ngo nibakora ibingibi, ibyo barabikoze. James Kabarebe yabaye chef d'état major i Kinshasa muri 1996-97. Niwe wari uyoboye ingabo zakoze ubwicanyi bwose bwakorewe impunzi z'abanyarwanda mu mashyamba ya Kongo, bwakorewe impunzi z'abanyarwanda kuva i Goma, kuva i Bukavu, kuva i Katare na Kibumba, kurinda bageze ku mupaka wa Congo Brazzaville, kurinda bageze ku mupaka wa Republique Centrafrique, kurinda bageze ku mupaka wa Angola. Muribuka ko impunzi nta na hamwe zitageze. Uyu munsi bari abantu barimo kuvuga bo muri FDLR biganjemo urubyiruko rwavuye he? Niba abana batahutse muri 1996, muri 1997, 1998, batahukana n'imiryango yabo, bageze mu Rwanda aho kugira ngo babakire nk'abana b'u Rwanda, imiryango barayitsemba, ucitse ku icumu agahita yirukanka agasubira mu mashyamba ya Kongo. None se uwo muntu wasubiye mu mashyamba ya Kongo, uyu munsi chef d'état major wagombye gutanga ihumure, ari ushinzwe ingabo, akababwira ati bana b'u Rwanda nimutahuke, akavuga ati turaza tukabafumbiza amashyamba tugataha twibyiniye intsinzi. Iryo ni ihumure rishobora gutuma abo bantu bataha. Iri tangazo rero rimaze kuboneka, abo barerekana ko bahari kandi ari abanyarwanda, ko biteguye gusaba ko leta y'u Rwanda yagombye gufungura amarembo bagataha, atari ukuvuga ngo nibaze bubitse umutwe cyangwa babaziritse ibuye ku gikanu. Icyo kintu nicyo kintu basaba. Kagame yateye u Rwanda muri 1990 yica abantu ibyumba, yica abantu kuviriya hose, abantu barapfa barashira. Leta ya Habyarimana yemera ko bagomba gushyikirana nayo. Uyu munsi FDLR ko nta bantu yagiye gutera mu Rwanda, uretse bibirirwa bavuga ngo bari mu bantu basize bakoze genocide mu Rwanda. Urebye imbaga y'abanyarwanda yapfuye kuva muri 1990 kugeza kuri uyu munsi, ukaramuka urebye n'abantu babigizemo uruhare, ko ari nka bya bindi bavuga ngo bajya bavuga ngo wakubitira imbwa gusutama nta nimwe yasigara. Urareba ugasanga bwana Boneye bo bakoze akazi kabo bagombye gukora, gutanga umugabo kugira ngo bereke imiryango mpuzamahanga ko bifuza gutaha iwabo mu Rwanda. Nta muntu ushobora kumara imyaka 30 ari mu ishyamba kubera ko aricyo cyifuzo cye. Imvura irabanyagira buri munsi, bicwa n'indwara zitandukanye, ntibagira kivurira. Ntabwo aricyo bahisemo. Harimo abantu bari bafite iwabo, bari bafite ahantu babaga, harimo abantu bari bafite uburyo babagaho.
uyu munsi bari mu mashyamba ntibagira kivure. Bo rero icyo bakora baratanga umugabo, kandi leta y'u Rwanda nta mpamvu n'imwe, nta rwitwazo na rumwe bagombye kuvuga ngo abo bantu ntibagomba gutahuka. None se ko birirwa bavuga ngo ni abantu basize bakoze jenoside, baragira ngo batahuke babashyire hehe? Iyo bavuze gutyo bagatangira kubacira urubanza, nta nkiko zabaciriye urubanza, baragira ngo niba bafata bakabajyana mu Rwanda, leta y'u Rwanda izabashyiraho bwana Bonheur. Nanjye ni ikibazo nkubajije. Umuntu watangiye kugucira urubanza mu itangazamakuru, akagucira urubanza ahantu aho ariho hose, akavuga ngo nibagufate bakuzane, niba bazana bazabashyira he? Leta y'u Rwanda isaba ngo nibabafate bagire. Rurankunda wakoze ibyaha muri Kongo uyu munsi ari hehe? Intuza uriya wakoze kudeta mu Burundi agahungira mu Rwanda uyu munsi ari hehe? Ibi ngibi ni nka cya kindi bavuga ngo ukwaha ngo wicishije inkwara ukwaha ahora kumanitse. FPR yashoboye kumanipira abanyamahanga, cyane cyane bampatse ibihugu muri iyi myaka 30 yose ishize. FPR yagombye gutuza ikumva ko abanyarwanda bafite ukundi kuntu babona ibintu, bafite ukundi kuntu bashobora kumvikana. Iyi leta y'igisuti ikajya ku ruhande, ikibazo cy'abanyarwanda bakazakikemura. Abanyarwanda bifuza kubana kandi bakabana neza. Abagize uruhare kugira ngo bateranye abana b'u Rwanda uyu munsi n'ubundi nibo bakiri hari, nibo bakiri hari bitewe n'inyungu zabo bwite, cyangwa no guhisha amahano bakoreye abanyarwanda. Ntibashobora kwemera ko hagira ikintu na kimwe kigerwaho bitewe no kugira ubwoba bw'ibihano by'amahano bakoreye abanyarwanda. Ibyo rero byose bakora bagomba kugira abantu babigerekaho, ariko uko byagenda kose abanyarwanda ntabwo tugomba kubyemera, ntabwo tugomba kubyakira. Hashize imyaka 30 yose, hagiye kuba 31, bitewe n'amahano yabaye iwacu, abantu bavuga bati nyamuneka reka tugende buhoro turebe ko impinduka yabaho. Ariko se inkora amaraso Perezida Paul Kagame azemerera abanyarwanda ko bicara bakaganira? Azakomeza abere rusahurira mu nduru, akomeze gushaka ibintu bimukingira ikibaba kugira ngo abanyarwanda batazamubaza amahano yabakoreye. Ariko uko byagenda kose nta kintu kitagira iherezo ni iri ngiri bagombye kumva. Ibi rero barimo kuvuga, FPR yeguye imbunda iturutse mu gihugu cya Uganda, yari irimo abasirikare barimo Paul Kagame wabaga mu nzego z'iperereza muri Uganda, irimo barwigema bakoraga mu gisirikare muri Uganda. Kuki bumva ko ibyo bintu babikoze kandi leta yari iriho ntiyigeze ikora amahano nk'ayo leta y'u Rwanda iri gukora muri iki gihe? Ariko bakumva ko nta wundi muntu ufite uburenganzira ngo bazahungabanya umutekano w'u Rwanda. Barinda bawubungabanya ko bababwiye bati nimutahuke muze tuganire dufatanye kubaka igihugu, batavuze ngo babazane mu mugozi bababayereza. Kuki bumva ko hari umuntu ufite uburenganzira undi muntu niyo waba uri umunyacyaha? Ntabwo bivuga ko umunyacyaha nta burenganzira agira. Ashyikiriza inzego zibishinzwe, zakora iperereza zasanga atari umunyacyaha, uwo muntu akagira. Nibyo General Sagahutu ejo bundi yahoze avuga mu kiganiro, avuga ati baravuga ngo ntidutaye mu Rwanda, kandi igihe twaburanaga bakatuhanaguraho ibyaha cyangwa bamwe tugatsinda ibyaha, leta y'u Rwanda yafashe abaturage ngo nibajye mu muhanda bajye kwigaragambya, ngo abo bantu ntibagombye kurekurwa. Uwo bavuze bati turashaka kujya mu gihugu runaka bakajya kusakuza, ngo uwo muntu nibashaka kwajya. Bone iyi leta y'u Rwanda ikoresha abanyarwanda, icyifuzo cyayo ni iki? Icyifuzo ntacyo, nta bumwe ifitiye abanyarwanda, nta bwiyunge ifitiye abanyarwanda, nta cyizere na kimwe ifitiye abanyarwanda, nayo ubwayo nta cyizere yifitiye, uretse ko abanyarwanda bagomba gukora ibishoboka byose iyi leta y'igisuti ya FPR inkotanyi ikavaho, abanyarwanda bagashyira hamwe bagahitamo abantu bagomba kubafasha kugira ngo bagere ku bumwe n'ubwiyunge, ubumwe n'ubwiyunge buturutse ku kuri. Nufata umuntu ukagenda ukamubeshyera nk'ibi bari gukorera Eugene RWAMUCYO, uyu munsi nutakwambuye aragukereza, ntari kujya mu kazi ke, ibintu byose yagombaga gukora byarahagaze, bari kumutesha umutwe. None se uyu muntu uramutse koko basanze ari inzirakarengane, ikintu bazamuha, indishyi z'akababaro bazamuha zaba zingana iki bwana Bonheur? N'ubundi ni inzirakarengane gusa, ni inzirakarengane gusa nyine. Urumva ko urabona ko igihe imanza zazitangiye Kagame yari ari mu Bufaransa, hari mushiki wabo uri hariya, bose niko kazi bakora ko kwirirwa bari kwirukanka ku bantu. Ntabwo ibi urubanza rwa bariya abantu ntabwo ari ukuvuga ko ari ibyaha bakoze, ni politike nyine, ni ukugira ngo bacecekeshe abantu. Mbere y'uko nkomeza ku cya FDLR, mujye mwibuka igihe Minisitiri Louise Mushikiwabo yari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, nawe yajyaga agenda hirya no hino arimo kurira tuka Abafaransa ngo nabicanyi ngo bakoze jenoside. Ariko murebe ibirimo kuba kuri uyu munsi,
abantu bagombye gukanguka, abantu bagombye ko yagiye gukorana n'abicanyi se ubwo we niki bagombye gufungura amaso. Bavuga ko ntavuga ninjya mu kanwa, niko abarundi bavuga. Icyo bashyira imbere ni inyungu no kubeshya gusa, nta kindi, nta kuri na kumwe kuri hariya. Ubwo rero nari ntararangiza ku kibazo cya FDLR. Leta y'u Rwanda niyo ifite inyungu yuko ishobora gushaka abana b'u Rwanda bose, yaba ari abanyepolitiki, yaba ngo bafite intwaro zidafite icyo zitwaye leta y'u Rwanda, bakicara bakaganira kugira ngo turebere hamwe icyakorwa, kugira ngo abanyarwanda twumve ko twese dufite uburenganzira ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, twumve twese ko twagombye gukorera igihugu cyacu. Waba uri mu mahanga ugakora ibikorwa bigomba guteza igihugu cyawe imbere, naho gushyira imbere inzira y'ubuhezanguni, inzira y'ubwibone, inzira yo kwirata, yo kumva ko abandi bantu nta gaciro bafite, abandi bantu nta kamaro bafite. Ibi bintu bigomba kuzarangira, bwana Bonere, kandi bizarangizwa nande? Bizarangizwa n'abanyarwanda. Nta soni n'ikimwaro biteye byo kumva ko abantu baramutse bagize n'imbaraga, urebye n'ibikorwa bibi FPR ikorera abanyarwanda, kuba FPR bayikura bayikujeho igishoboka icyo ari cyo cyose. Njyewe kubivuga nta soni n'ikimwaro binteye. Umunyarwanda uwo ari we wese wavuga ati ngize kapasite yo kugira ngo iyi leta iveho, kubera ntabwo ari leta nziza, si leta inogeye abanyarwanda. N'abayiyobotse ni ukugenda baseta ibirenge, bafite ubwoba, batavuga icyo batekereza, badakora icyo bashaka. Iyi ntabwo ari leta yagombye kuguma hariya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni leta yagombye kuba yaranavuyeho kera. Ni leta yashoboye guhungeta umunyarwanda w'imbere mu gihugu, ihungeta umunyarwanda uri hanze, ihungeta n'abanyamahanga. N'aba bazungu irabahungeta, ariko abanyamerika irabahungeta iyo bafata Peter Irinda bakajya kumucura bufuni na buhoro mu Rwanda, ngo kubera ko yabonye ukuri mu buryo batifuza, baba bashaka kuvuga n'abandi. Ibyo rero bizarangira, kandi icyo nasaba abanyarwanda ni uko bagomba gukomera ku butwari, bagakomera ku muheto, ntibereke iyi leta y'igisuti ko hari ubwoba bafite na bukeya. Ndabizi ko ejo bundi bazavaho, mbere y'uko bajya kwicara muri iriya ntebe hari abandi bantu bari bahari bakoraga neza kubarusha, ariko si uyu munsi bari hehe. Ikibabaje ni uko umuntu wicaye ahashyushye atamenya ko yari ari mu mbeho, cyangwa atamenya ko hari abandi bantu bari mu bukonje. Ibi bizarangira rero, ariko twe tubagira inama bataduhembera, tukabagira inama nuko bagombye gutega amatwi umunyarwanda uko ari wese, akavuga bati reba ibintu ukuntu bimeze, abantu barabivuze ku buryo buhagije. Leta y'u Rwanda igatera intambwe ishaka abanyarwanda bakicara bakaganira, yaba ari umunyarwanda wabaye umusirikare cyangwa w'umusirikare, yaba ari umunyarwanda w'umusivili ubishaka uwo ari we wese, akaza agatanga igitekerezo cye, abantu bagomba kugishyira mu bikorwa. Leta y'u Rwanda igomba kubigiramo uruhare. Ibyo rwose nta kintu bitwaye. Nkaba nshimira aba bantu bavuze bati nubwo bavuga ko tutariho, turacyariho, ntabwo twashiriye ku icumu. Twebwe turasaba ko leta y'u Rwanda yadufasha tugataha mu gihugu cyacu, tukagenda tukaganira n'abandi banyarwanda, kandi twifuza kubana n'abanyarwanda. Kiriya ni igitekerezo cyiza, bwana Boneye. Murakoze. urakoze cyane. Reka twibutse niba dukurikiye, ariko namwe badukurikiye, niba mukunda Dr Eugene Rwamucyo cyangwa se mukaba mushyigikiye ukuri, mwagombye gukanda kuri like tukamenya ko mwabikunze. Niba mushyigikiye ibyo FDLR nayo yakoze, nawe mwagombye gukanda kuri like. Ndababona ku murongo ariko nta like, nta komanteri, cyokoze bamwe bari gusinzira, uretse The Warrior niwe urimo kuganira, aravuga ati mukomere aba hano, ati akarengane n'urugomo rukomeje gukorerwa abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, ndabwamaganye, ikinyoma kirarimbanye, FPR killing machine, rupfu byose bizasobanuka nta kundi. Ati kandi Gauthier na Dafroza bari kuri ya payroll ya FPR inkotanyi. Ati abanyenda justice of God, nizere ko inkiko za France zitari gacaca, kuko buzasebya France. Ikinyoma kirasakuza, ariko ukuri kugenda gahoro. Ibyo birumvikana, ariko mbibutse ko n'ubundi aba bantu bagotse noneho baretse hejuru yo kurega abanyarwanda n'Ubufaransa babureze. Ubwo ariko ni yanda nyine bari gushaka amafaranga kugira ngo babahe amafaranga, kuko ngo bari gusaba 500 by'amahero, ari bashobora kubibona, nta gushidikanya da. Mukubiteho karayike. Noneho aravuga ati kandi bwana Felicien, ikibazo cy'impunzi kirakomeye cyane, kuko agatsiko kishe ababaga mu Rwanda bafata ibyabo. Ati abantu baheze mu nkambi
bambuwe ibyangombwa. Tugomba guharanira uburenganzira bwacu tukabaho. Mukubiteho karayiki aho ngaho. Hanyuma ubundi ndagushimiye. Nanga Andrea igihe niki komera komera. Felicien rero reka nibutse abatabizi ko nubwo FDLR iri gusaba imishyikirano uyu munsi ntabwo ari ubwa mbere. Ntabwo ari ubwa mbere bigeze kujyana imishyikirano, ndumva yarabereye mu Butaliyani. Hanyuma babasaba kurambika intwaro hasi, intwaro barazirambitse babajyana muri kantonoma. Ntabwo nibuka niba ari Kitona niba ari, ntabwo nibuka ahantu babajyanye, ariko babajyanye muri kantonoma babashyira ahantu hamwe, intwaro barazirambika bagira gute, ariko FPR yarabigaramye. Ibyo iri guhatira Kongo ngo nishikirane na M23 yo yarabigaramye ku mugaragaro, kandi bagiye mu mishyikirano ku manywa y'ihangu na FDLR. Ibyo ngibyo barabigaramye, barabyigaritse, banga gushyikirana nabo. Urumva rero ko nyine ubu ngubu abantu bagombye gufatira aho ngaho bagakomereza aho ngaho, kugira ngo n'abagomba, sinzi impamvu abantu batinya bakagira ipfunwe n'isoni ryo iyo FPR ivuze ngo aba impunzi ziri muri Kongo ni interahamwe zasize zikoze jenoside. None se ko n'abari mu Buraya bari kuvuga ko ari interahamwe zakoze jenoside, weho uri hehe ku buryo wumva ko bitazakugeraho? Hari aho igihugu atariciramo abantu? Muri Afurika ibihugu byose barabamaze, abo batashimuse barabishe. Uvuye mu Buganda, mu Burundi, muri Kenya, muri Tanzania, muri Mozambique, muri Afurika y'Epfo, muri Zambia, aho batisha abanyarwanda ni hehe? None no kubabwira ngo nimukubite karayike yari ako gikumwe, reka da si urugamba twarugana tukarutsinda gute. Bo Felicien, reka noneho twigire ku musozo tuvuga tuti niba rwose abanyarwanda abanyarwandakazi ndagushimye cyane, ndabashimye, mukomeze ngo kantonoma yabereye Igisangani, niko nanga ambwiye, nanga Andrea. Urakoze cyane. Jeanne d'Arc ati FDLR ni abanyarwanda babyemera batabyemera kandi bazataha vuba na bwangu. Ibyo ngibyo rwose byo ntawe ubishidikanyaho. Mbese umutu utiyumva kuri FDLR nuko afite ikibazo, umututsi ukuri utumva FDLR nuko nawe afite ikibazo. Nkuko wabikomoje uvuga uti abavantara nyine abantu babise abavantara, ibyo ngiye simbikoresha, ariko ababise abavantara nuko babona ko imikorere yabo atari iy'abantu b'abenegihugu. Ko ntabwo waba ufite igihugu uri umunyagihugu ngo uramare abenegihugu uri kubatsembera ku icumu, nta gihugu cyateye ikindi, nta bantu bavuye hanze, nta gusa wabura iki. Felicien, ijambo ni iryawe. Bwana Boneri, yenda kubita abavantara kandi nkabyumva cyane. FPR ifashe ubutegetsi muri 1994 yafashe abanyarwanda benshi umubare ushoboka, babarunda mu mazu babatwikiramo, bafata inka, bafata ihene, bafata ibishyimbo, bafata ibintu byose. Donc igihugu bararimarima nk'uko Kabarebe yabivuze. Nta cyizere bari bafite ko baje bagiye gufata ubutegetsi, nta cyizere bari bafitiye abanyarwanda, na n'ubu ngubu nta cyizere babafitiye, kubera ko babafite icyizere ko bafashe ubutegetsi. Ntabwo ushobora kumara imyaka 30 yose, ariko mwumva abanyarwanda bari benshi cyane, nubwo bavuga ngo ni miliyoni 10 abanyarwanda bari benshi cyane. Imyaka 30 abantu bica 34 n'imyaka 4 yo mu ntambara kuva FPR yatera za Byumba na za Ruhengeri, nabwo bisha abantu batagira ingano. Imyaka 34 abantu bica yose igashira, abacitse ku icumu bagahebera urwaje. Singaye na wa wundi wahimbye ya ndirimbo ngo gutaka nuguyemuka ngo imfura ipfa nk'intama. Uramutse uvuze uti nyamara ibi bintu biri gukorwa sibyo, ngo vuga uvuye aho ngaho ngo nibagukurikire baguhimbira ibyaha. Mwumva ibi bintu ari ibintu biziganganirwa ubuziraherezo. Banyarwandakazi, mureke iyi ngoma y'igisuti ya FPR inkotanyi iyobowe na Perezida Paul Kagame. Kora icyo ushoboye n'undi akora icyo ashoboye. Iyi ngoma igomba kuvaho, kandi kuvaho izakurwaho nande? N'abanyarwanda. Abanyarwanda bagiye bayiteza akaga, bakayiteza ibyago, igashwana n'ibihugu duturanye. Kubera iki bashwana? Kubera iki? Bonera araza akavuga ibyo agomba kuvuga, Felicien akavuga ibyo agomba kuvuga, n'undi noneho intuza urufuro rwababira mu bwonko, bakajya kwanduranya n'ibihugu duturanye. Ibya bihugu duturanye batabonaga ikibazo ahantu kiri, bamaze no gusobanukirwa. Haza kurangiza mvuga nti leta ya Kongo
igihe iyi leta y'igisuti izavaho, leta ya Kongo igomba kuzahinda iki yakababara abanyarwanda, uhereye ku munzu y'umuturage, uhereye ku muntu wari umusirikare bahungiye mu gihugu, barangiza bagafata abantu bahunze bakabinjiza kuza kwicira abantu ku butaka bwabo, ndetse n'abene igihugu b'abakongomani bakabigenderamo. Ibi bintu bizagira iherezo bwana Bonheur, yaba uyu munsi yaba gihe ki, yaba umwuzukuru n'umwuzukuruza. Leta ya Kongo nk'uko ivuga ko abagande barwaniye igisangani hagapfa abaturage bagomba kubahinda ikiza akababaro, abantu b'impunzi z'abanyarwanda zahungiye muri Kongo twese niyo tuzaba tutanakiriho tuzabigira amateka. Leta ya Kongo igomba kuzafata umwanya igasaba abanyarwanda imbabazi yahemukiye. Iyo mvuga leta, leta ni leta uyu munsi umuperezida waba uriho iyo avuyeho n'ubundi leta irakomeza ikaba leta, kandi leta iba ifite abantu bayiyoboye. Ibyaha bakoreye abanyarwanda batitaye, batarebye inyungu z'abakongomani bazagwa muri ibyo bintu, nabo bazagira ikintu bazabibazo. Leta ya Kongo niyo ya mbere ifite inyungu na leta y'u Rwanda gusaba ko hagombye kuba imishyikirano n'aba bana b'u Rwanda bose bagataha. Ushatse kujya mu Rwanda akajya mu Rwanda, ushatse kuba mu mahanga akaba mu mahanga. Ndongera kubibutsa abanyarwandakazi aho muherereye hirya no hino, kumva leta aka kantu mukumve. Leta ya Habyarimana yaravuze ati u Rwanda ni rutoya, ariko izo mpunzi aho ziri tugomba kuganira n'ibihugu zirimo, tukabasabira bakabatuza, bakabaha ubwenegihugu, bakabatuza, bakabona ahantu ho kuba. Icyo yenda ntabwo nagikondaho ngo yavuze neza, kuko yavuga ati abashaka gutaha nibatahuke, abandi dusabe bagume iyo bari. Ariko leta iriho kuri uyu munsi nta munyarwanda n'umwe yifuza ko atagombye guhungera. Murebe iki kintu bashyizeho cya cessation clause, kuba wicaye ahantu umaze imyaka 30 utagira akantu kakuranga nk'ikiremwa muntu, uri mu gihugu umaze imyaka 30 bataguha ikarita yo kugenderaho ngo ikugaragaze ngo uyu ni kanaka. Icyo kintu urumva warageze iyo ujya koko? Ibyo ufite ntago ari ibyawe, uri ahantu umeze nka gahuru. Umuntu aramutse anakubajije turinde ukomoka yeye, wamubwira ko ukomoka yese kandi nta gapapuro nakamugira kerekana ko urukiremwa muntu uri umuntu. Ibyo twaragiza tukabyegera tukabyireba. Muri za Mozambique ejo bundi nahoze mbona abantu barimo gutaka ngo babasawe. Iyo zihinduye imikirikyo mu gihugu, nta bandi bahinduka ikiraro, ni twebwe abanyarwanda duhinduka ikiraro, ni twebwe bageraho. Akaba ariyo mpamvu twese twagombye gutekereza ko tugomba kwirwanaho. Kwirwanaho niki? Tugomba guhagarara ku maguru yacu twese twemye, tugashyira hamwe umubare munini, tukereka ko iyi leta ibintu ikora atari byo, yagombye guhindura imikorere mibi, abanyarwanda twese tukarushaho gukorera neza igihugu cyacu, ndetse natwe no kwiteza imbere no muri rusange. Uwo ni umukoro wa FPR yagombye gukora, yagombye gushyiramo imbaraga, kandi FPR niyo ibifitemo inyungu kwakira abana b'u Rwanda bose bwana Bonheur. Naho ibyo kuvuga ngo ubwo wavuze ngo ibyo ntashaka ngo uri ikigarasha, ngo uri igipinga, namwe ubwanyu babise inkotanyi, babita inyangarwanda, ariko murebe ibyo murimo gukora. Ibyo byose ayo mazina yo nibo bayihaye. Murebe ibyo murimo gukorera abanyarwanda kugeza kuri uyu munsi. Umunyarwanda ararigita, umunyarwanda arica, barangiza ngo barashaka kuza kwica abatutsi. Ndagira ngo mbibutse ndagize iki kiganiro Bonheur, FDLR ntabwo ariyo yishe Kizito Mihigo, ni umututsi wari wacitse ku icumu. FDLR ntabwo ariyo yishe Sina Paul Rwigara wafashije FPR kugira ngo igere ku butegetsi, igera aho igera uyu munsi. FDLR ntabwo ariyo yishe Rwabukamba wakoze ibyo yakoreye FPR kugeza kuri uyu munsi. FDLR ntabwo ariyo yishe Jean de Dieu Mucyo wabaye na procureur general wa hariya, n'abandi ntazakwirirwa ndondoro. Ntabwo ari ifunze Mushayidi, ntabwo ari ifunze Karasira, ntabwo ari ifunze Damange, ntabwo ari FDLR ifunze, ntabwo ariyo yishe Barizinde, Basendashonga, ntabwo, kandi abo bose nabakoranye nayo. Nibyo ibyo uvuga ni ukuri Felicien. Reka rero yarapfuye, yakoze ibikorwa bikomeye cyane. Kagame aragenda yiridoga hariya ngo n'abandi ngo bakabaye babikora, yigisha abanyarwanda ko bagombye kuba bicanyi nkawe, ngo nicyo cyamushimisha ko buri munyarwanda wese yagombye kuba umwicanyi mu nyungu za Perezida Paul Kagame. Ibyo rero munyarwandakazi bavuga ukuri, warangiza ngo yango gutya na gutya, ukuri kuzabaho, mwabyemera mutabyemera, ukuri kuzabaho. Kandi abanyarwanda twese dufite uburenganzira bwo kuzabana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntabwo FPR yari ifite monopole yo gutera igihugu muri 90 ikaza igateza akaga igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, ngo uyu munsi urebye n'ibikorwa bibi bakora ngo bumve ko nta wundi munyarwanda ufite uburenganzira. Nta munyarwanda uzirirwa ajya kubasaba ngo nibabanze bamuhe autorisation ko agomba guharanira uburenganzira bwe.
umunyarwanda uzumva yageze kuri finali agomba guharanira uburenganzira bwe, uburenganzira buraharanirwa, ntabwo FPR izigere bubaha na gatoya. Ibyo ni amagambo yanjye ndabivuze, nanjye igihe nzaba numva ko uburenganzira bwanjye bubangamiwe ngomba kubuharanira, kandi nta muntu n'umwe uwo ari we wese ngombye kwaka uburenganzira ngo namuhe uburenganzira bwo kugira ngo mparanire uburenganzira bwanjye igihe nzaba mbona ngeramiwe. Icyo nicyo kintu mvuze bwana Boneri. Ariko hari igihe abantu bageraho bakigiza nkana, bagira gutya bakirirwa biririsha mu kinyoma babeshya, uku kubeshya bumva kuzabageza he, bumva kuzabamarira ntacyo. Mureke tuvugishe ukuri, twicare duhoberane nk'abana b'u Rwanda, twicare turiririye abacu bose bishwe n'inyangabiramizi arizo zose, twicare turebere hamwe ejo hazaza h'abana bacu, tutazanye ibintu byo kuzateranya abana bacu ngo tuzave muri ayo macuho tuzayasigira abana bacu. Icyo kintu ngewe nicyo kintu nabona cyaba cyiza, kandi abantu bafitemo inyungu ba mbere ni FPR inkotanyi, nubwo ari abahezanguni badashaka ko icyo kintu kigerwaho mu rwego rwo kugira ngo amahano bakoreye abanyarwanda atazagaragara. Ariko burya nta kabura iherezo bwana Boneri, ibintu bizashoboka, abanyarwanda bongere bicare baganire, kandi bongere bunge ubumwe, bongere bumve ko bagomba kubana mu mahoro, numve ko uburenganzira bwanjye aho bugarukira ari ubwo mugenzi wanjye butangirira, numve ko amategeko areba buri muntu wese, itegeko rirengera buri muntu wese, itegeko rihana buri muntu wese wakojeje. Bwana Boneri, icyo kintu nicyo twifuza, kandi ndatekereza ko bizagerwaho. Revolisiyo zose zigira abantu batangira, ariko uko byagenda kose ibyo bizagerwaho. Bwana Boneri, ndagushimiye. Urakoze Felicien, urakoze cyane. Harakabaho FDLR n'abayiyobotse n'abagize, kuko ibi ngenda bivuga kubera ko abo bita abo basirikari bari muri FDLR abakiriho, ab'Imana gihaye ubuzima, ndetse n'abatashye mu Rwanda, bari mu Rwanda, ndetse n'abari mu gisirikare cya FPR bavuye muri FDLR, bose ndabasuhuje, kuko barwanye ku mpunzi, baturwanyeho. Bubahwe, bongere bubahwe, ndabashimira cyane. Ikindi navuga ni ku byerekeranye n'urubanza rwa Rwamucyo azatsinda urubanza, bazarusoma vuba bidatinze, niba atari ejo n'ejo bundi, ariko azatsinda. Kubera iki? Azatsinda imbere y'Imana, azatsinda n'imbere y'abantu bakunda ukuri, bazi ukuri. Ariko imbere y'amashitani ho ntabwo azatsinda. Ibyo birashoboka, kuko nubwo bamugira umwere ejo, ntabwo abamwanga n'abamwirukaho bazigera bemera ko yatsinze. Ibyo ntibishoboka. Ariko twe tuzi ko deja yarangije gutsinda, kuko umwavoka we yashyize point finale ku byo yashakaga kuvuga. Uyu munsi byose yabishyize hasi, abishyira hanze. Batahanye ipfunwe n'ikimwaro kitagira uko gisa. Ariko abantu badukurikiye, nyine ndi kubwira, nimushyireho ka like ndebe niba muri kudukurikira, cyangwa se wenda muri gusinzira, simbizi. Hanyuma Elize akavuga ati abavantara ni umuhanuzi witwa Magayane wabibise, ntabwo ari nta wundi muntu wabibise. Ati kandi nibareke dutahe mu mahoro, abanyabyaha bazafatwa ku mpande zombi, twarageze mu gihugu. Naho Nanga arakomeza avuga ati dukeneye ukuri mu banyarwanda. Elize ati FDLR yavutse nyuma y'imyaka 6 jenoside yarabaye yarakorewe abanyarwanda. Murakoze cyane bavandimwe, inshuti dukurikiye, ariko tunabashimira, tubabwira tuti mwakoze kudukurikira, ndetse n'abazadukurikira. Turizera neza, tudashidikanya ko ukuri kuzatsinda. Bazagereka abantu y'ibyaha. Hari benshi bafungiwe ubusa, n'ubu ntawakubwira ngo Mushayidi afungiwe iki. Kugeza uyu munsi ntawavuga icyo Mushayidi se yakoze jenoside. Mushayidi afungiwe iki? Ese bakarasira bafungiwe, n'abandi benshi cyane. Amapurizo aruzuye, harimo abatutsi, harimo n'abahutu benshi bazira akarengane. Reka rero Felicien, ngushimire nawe kuba waduhaye uyu mwanya. Bwana Boneri, abazakurikira iki kiganiro bazibuke ko na Yezu nubwo ari umwana w'Imana, nawe yageretsweho ibyaha, bamugeretseho icyaha atigeze akora. agira nabwo abimanikirwa, kandi nta cyaha yakoze. Urubanza rw'abari abagabo ni urubanza rw'abanyarwanda bose, cyane cyane abahutu bari kwirukankwaho n'akari agatsiko ka Gautier n'umugore we Dafroza, niba Nyirarumongi, niba ari nde ntazi. Murakoze rero, murakoze cyane kuba mwadukurikiye, kandi Felicien ugire umugoroba mwiza, dore ko aya masaha ndabona dufite amasaha agiye ageze kure, ariko rwose wakoze cyane, ndagushimiye. Namwe mwakoze kuntumira mu kiganiro bwana Boneri, kandi turashimira n'abagikurikiye. Murakoze.
kunyagwa tega amatwi nkomeze mwibarize wowe karimi kacari ujya karimi kawe gahora iteka karegetse utajya ugura ibyo